Sanjaki. Yes, murakoze. Njyewe ndaza kuza kuvuga kuri iki kintu. Sabe yo kuba umwizerwa we ntabwo ari umwizerwa. Mu buryo bwanjye nza kuza kuvuga kuko nabonye ikiganiro cya Chita Magic avuga koko wa muntu wari wavunitse ko ari we. Urumva ariko yirirwa binyura hirya, yirirwa binyura ku ruhande ntajya bivuga rwose twamugarura icyizere gute ko hari abandi bana bari bishyuye bakaza bakavuga ngo nibo byabaye atari we, kandi Chita akaza kwivugira ati buriya ati ni Sabe kandi yavunitse tumwe muri beshe ko ari ukuguru gusa yavunitse ingingo Ibya zose. Chita na ibyo ngibyo byo ntabwo ntekereza kuza gufata Chita ibya Chita. Humura. Oya ndakumva, oya ndikukumva, ariko nyine Chita nawe nubwo kugeza amasaha ari kurenza ibyabo n'ibindi komeza. Urumva ni umuntu witwa ngo afite icyizere na rubanda Ndo nguwo kuko nabyinshi Sabe nyine abantu bari kuvuga ngo hagirirwa icyizere mu gihe yarezwe ikintu nka kiriya ko ari umuhemu muri buriya buryo bundi ntabwo ari byo kuvugaho, yarangiza akaza akadufishika, akaza abana bavuga ati ni twebwe, ntabwo rero akaza mugenzi we muri Somambike we, muri ba Somambike be akavuga turiya aturiya mutipe ati yaravunitse, ati amaze amezi atatu tutavugana, ariko yaravunitse cyane, ibyo mwibeshya yarababaye cyane. Sabe dire njye ntabwo nakongera kumugirira icyizere. Icyo ngicyo ni kimwe. Ariko ku bintu bijyanye na Kanimba muri kugenda guhuza, Kanimba ntabwo asusumira mu bwonko, asusumira umubiri, afite ubwenge, ni dogiteri wize w'umuspecialiste, niwe wagombaga kumenya ibitaro ni ibihe, bakamubwira ati we kubizi bino bintu kuturusha ni ibiki. Ikindi kintu cya kabiri, ibintu by'ibitaro, ibintu bya famiye hari igihe ikurambirwa ikaguta, ntabwo abantu bose ari abantu babivuge ngo umuturanyi ashobora kukubonaho urembye ari umuntu muzima ufite umutima wa kimuntu ngo wumve ko yaje kuza gukoresha mu nyungu, ntabwo yari azi kizava muri Kanimba, ntabwo yari azi ko bazamuha amafaranga. Urumva kandi si n'uriya mudamu wagiye guhamagara Sabe uriya rurwaje Kanimba. Sabe avuga ko yahamagawe n'umudamu ufite ibiyari kenkayeri w'umucuruzi witwa Chantal, if I remember, ndi gukotinga amagambo ya Sabe, ari wo muhamagaye n'abandi bantu bamuhamagaye baba diaspora ati Kanimba ararembye. Urumva aba ari bo banyura kuri Sabe waragenda akora ikiganiro kuri iki ngiki, jyewe ndamuhereza credit kandi ndamushimira. Ati gute n'ibintu muvuga ngo yaravuze ngo yasubiye ngo ku kazi, ntabwo ari Sabe wabivuze, ni Papi Valens wabivuze bitewe n'amagambo yumvise akotinga Kanimba avuga yaramwe are you ready, urumva wasubira gukora abantu ndi ready za ikiganiro waragikurikiye cyane. Ngiye Kanimba nakurikiranye ubuzima bwe bro, nagerageje gukurikirana step by step ukuntu yagiye yivuza, ukuntu byagiye bigenda, ari no mu Buhinde ndabizi, yagiye mu Buhinde ari no kuvura, yavuze ubuvuzi yakorewe. Rero Sabe ntabwo Sabe ari utanga ubugingo ngo niba umuntu yaje yarazi we yatubwiye yaraje ngo baraduprovinga ko yakize, afite icyizere ko yakize burundu, niba haza kuza kuviramo indi ndwara cyangwa bya bintu bikagaruka, ntabwo icyo nazo kuvugisha. Sabe icyo yakoze inshingano ze mu gihe yashakiraga umuntu ubufasha, aranje kumushakira ubufasha, n'igihe umuntu yakize aza gushima abamuzamugira ngo ashimire abantu babone ko ari igikorwa kizima bakoze. Twabonye umugabo wicaye mu kagare ususumira, kongera kubona umugabo uri gutambuka, ayo ni amashimwe menshi twakagombye gushima, ugashima n'Imana ko umuntu yari yatangiye gutambuka. Icya kabiri, ibyo Scovia yavuze, nabonye ikiganiro cy'umugabo bita Malonga, Professor Malonga, sinzi ubizi, ndamubona Malonga muri ugenda ukireba, yavuze ko yagiye gusura Kanimba ari no kugaya Scovia, Scovia namwubahaga ariko numvise. So rero ibintu byo kuza tugafata inuza Sabe ntabwo njyewe hari byinshi social media zimaze bigiye. Urumva aba batipe nahoze buri gihe mvuga ati abatipe kuri YouTube nta kindi kintu bapfa ba diaspora, ntabwo bapfa ngo bimanye ibiganiro, bapfa ba diaspora kubera ko bazi ko uzahamagara umwana bita Alia, uriya mwana usigaye wiburayi wakinaga amafilme, ndabizi inshuti yawe, umubaza umubwira ati mpereza témoignage gatoya ku mwana wari mugiye kujya gufasha mu Bugesera byagenze bite, azakubwira niba ushaka kumenya byinshi. Uzahamagare undi mwana bita Anike umukobwa wabagirwa amagana, wavuze ko yafashwe na nyirarume ku ngufu, azakubwira témoignage ya Sabe.
ibyo ngibyo ni ibindi ariko ku bintu bijyanye n'igihe na faxe kuvuga ngo Kanimba ngo yagiye kwivuza yaragiye koko Kanimba twaramubonye ahaguruka igihe yasusumiraga noneho arahaguruka aratangira ayo yari amashyiga ibindi bintu byagaruka ntabwo njye nabishize Sabe rwose Sabe yakoze ibyagombaga gukorwa na famiye yaguta n'uwo bashakanye yari yaramutaye yaramurambiye ntabwo rero ibyo ngibyo ugenda nazo kuza kubishinja Sabe we yakoze icyo yagombaga gukora iyo amafaranga yaba hari amakomisiyo bamuhaye ibyo ni ibyabo no kubunyangamugayo bwe cyangwa ntari nyangamugayo ikaba yasaba komisiyo ku mafaranga yabonye ko yari ari menshi cyangwa bakamuhereza agashimwe ibyo ni ibyabo ariko nanone Sabe giye kuri iki kintu cya Kanimba rwose nta kintu umushinja icya gatatu kuri Scovia ashinzwe RNC sibyo ngendemeranya na Sabe ikintu yavuze niba hari ibintu wabonye bitagenda neza wagombaga kubanza ukampamagara kamuretse ibi bintu ko mbona bitameze neza nawe kuza kumubwirira ku karubanda bro nubwo uvuga ngo ntago ngo yamubwiye ntabwo yavuze izina rye ngo abantu bahise bataka ushobora kuvuga uvuze ngo par exemple urugero rumwe nataka ngo DJ ngo hari umu DJ ngo w'umukobwa ngo ufite amatatuwaje mu Rwanda ngo wagize ngo ibi nibi twahita kumva ko ruhe mu DJ twakumva ko ari mwana unanutse cyangwa twahita kumva DJ Brian twahita kumva direct ko ari DJ Brian twahita kumva ko ari Sabe kesi ya Kanimba we ikiranaga yari Sabe di byabaye unprofessional yagombaga kumuhamagara kamunenga ikigarasha ni mwene so wanyana imbwa we ni gute wifata iyi pano ni yaso naza ko yawe ntuzayimuheho kavuki ibintu byanga byabaye bite wowe uri termina gute bita abantu bigarasha nonyisi kigarasha wakintu we ariko si ibintu bya niyo mpamvu twita zigiye nyihunga wagahambirwa we ubu ngubu witegereje what's wrong with you people ugasanga rero hariho ikintu Scovia atagomba gukora nk'umuyobozi please nk'umuyobozi wenda nawe afite chano akora akazi nawe nk'itangazamakuru ariko hari ubundi buryo yagombaga kubikoramo je numvikana na Sabe kuri icyo kintu ariko ubwizerwa bwo kuri Sabe ntabwo mbona rwose ariko kuri iki kintu cya Kanimba cyagiye yerekana step kuntu zagiye zikurikirana avuga ati ebana dore umuntu yagiye kwivuza tumuzi arembye tumuzi agaruka agatambuka wari uri mu kagare tubona ariho aratambuka noneho atakiri gusumira ukuntu yasusumira ngicyo nicyo kintu kumushyira hariya ntabwo kwari kumukoresha ahubwo kwari gushimira abantu ngo abantu babone ko ari igikorwa bakoze kizima murakoze ntabwo natanga proof yuko utampembye kubera yuko proof ni payroll icyo gihe niwe waba ugifite ariko mu gihe wowe ugiye kugaragaza ko wampembye wowe ugaragaza payroll yaho wampembeye mbese usanga simemberwa kuri banke simemberwa kuri momo hawo oya reka ko cyari na waretse gutegereza primere ukabibaza ukabihuza ko atanze example kuri kubihuza na banki mvuze ko utampembye kiko mutambeshe mvuze ko utampembye natanga ihe proof yuko utampembye bari wa bank statement yanjye nibwo kwezi ari amafaranga yanyuze ashobora kuba amafaranga ashobora kuba amafaranga wanyoherereje ariko ari ikirarane cy'ukwezi gushize ariko uko nguko utampembye ugomba guprovinga ariko ukwezi wampembye ari uko kwezi nyine nakoze nuvuga ngo icyo gihe uzana yantuza ya bordereau de versement igaragaza exactement motif y'amafaranga wampembye muri uko kwezi bayita ngaho niho accountability ivukira bishatse kuvuga ko rero first niba koko yarasubiye mu kazi byari byoroshye kuvuga ngo mugende murebe yuko ukwezi kunuku atavuriraga kuri medecin kuri clinique Dorarine bakamenya mugenzi we bitiranwa feri ikaba irarangiye bityo icyo Scovia yavuze kikaba kibaye decredibilize ako kanya ni hehe yavuriraga kubera yuko kuvuga ko bavuraga yasuye muri ko babivuze bo uko ari babiri ari Papi ari na Sabe kuri platform yatabaje yasabye ubufasha ni kwa Sabe
ikibazo ni ese kugira ngo bakore iyi statement ko yakize yasubiye mu kazi baribeshye barabeshywe barabeshye cyangwa baravugisha ukuri ni izo version eshatu zishoboka. Godfa waretse no kubaza akantu gatoya. Ndakumva. Ukereka mere kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umuntu yasubiye ku kazi. Ntabwo bigeze bavuga ngo yasubiye ku kazi iminsi ngahe, ashobora no kujyayo rimwe bakamubona akavuga ati yasubiyeyo, ugacya yasubiwe yarembye. Ni kenshi twabonye abantu bevuza bagakira gacya mu gitondo bakamererwa nabi kurushaho. So aho ngaho dukeneye kumenya niba kuko yaragiyeyo bakagira ngo yakize akazaremba nyuma, cyangwa se niba atarigeze najyayo na rimwe. Scovia urihe? Scovia yanguye nusobanurira ibintu uretse gatoya. Yego. Kujya kwivuza njye ndashaka kumenya koko niba baragiye kumuvuza akagenda agakora consultation akavurwa agahabwa imiti, hanyuma ibyo gukira byo biterwa. Hari igihe umuntu yivuza n'amafaranga akamushiraho ariko ntakire. Ariko njye nkeneye kumenya koko niba yaravujwe, barakoze iyo bwabaga izo kashi zigatangwa, wenda umubiri ukanga, izo chemotherapy zigakorwa bikanga, iya Parkinson arwaye bibiriya byo gususumira nkuko abantu bavuga ko bidakira bikanga, ariko Sabe avuga ko yagiye yakavurwa agakira akagaruka akajya mu kazi agakora. Niyo mpamvu turi aha ngaha. Urimo kunyumva? Uretse gato ndetse aranamuzana, urukumva? Kabana ko magiye mureka. Sabe aramuzana sha kumva amugeza imbere ya kamera. Urukumva arangije aravuga ngo ngo nanahaguruka, umusaza ari hanyanya arahaguruka. Ngo ngura nahagurutse se. Ngo nk'ibigoryi. Ngo nguje no guhaguruka mugakandagira urahagurutse. So ibyo bintu byose reka nkubwire ikintu kimwe, so kujya kumutunga kamera ni nko gutanga evidence. Ndumva? So ibyo ngibyo ngiye nta kibazo mbifiteho. Nta nubwo Sabe bamuhaye amafaranga ngo abamuhaye amafaranga cyangwa izo nkunga zatanzwe ngo bamubwire ati tugutumye ubuzima bwa Kanimba niyibesha kongera gusura cyangwa gakorora ni wowe natwe. Sinzi kubyumvikana. Okay. Ariko niba impamvu turanga dushobora no kuva kuri ibi bintu, niba umuyobozi w'urwego ushinzwe itangazamakuru cyangwa abanyamakuru ari umuyobozi warwo Scovia ashobora kuza akavuga ati abantu bihisha nkuko mwabyumvishe akinubira ibitangazamakuru byakoze ibyo bintu agafata n'ikibazo, ni gute mubeshya abantu mubeshya abanyarwanda ko umuntu mwasaba bifata cyangwa ari mu kazi kandi ari mu kiragwa ameze nabi kurusha ukuntu mwamufasha ameze? Kubera ko mufura abantu, kubera ko mutangaza amakuru y'ibihuha. Reka mubaza kandi kabazo kanyuma. Aho siko muri kubaza mu rwego mu mwanya wa Scovia. Komeza. Uyu ngubu uraduhagarariye hano kuko ufite amakuru menshi kuturusha. No kuvuga ngo urabona kuri channel yawe hano hajya haza abantu bakeneye ubufasha, right? Ukabafasha ukavuga uti nimuze muvuge ibibazo byanyu, tukabatamo bakagenda. Bariya abantu nyuma yaho tumenya yuko batubeshyaga, ntago tuzaza ngo dufate Godfather tumubwire ngo niwe wadusikaminze, kandi nawe umuntu yaraje aragusikaminga arakubwira ati nkeneye gufasha, please. Ore aho ndashaka usubize nacyumvisha urabitwa. Okay, ndashaka kumenya niba Sabe yaragiye akabwira Kanimba ati ngwino ngusabira ubufasha, ari aharanira inyungu ze, cyangwa se niba Kanimba nabe baramwaproachinze nk'umuntu ufite platform ikomeye mu gihugu iri butume abonwa na benshi agafashwa na benshi. Kangusubizaho komisa izo kashi zavuyemo kandi zitagiye muri pocket ya Sabe, navuze ko zakiriwe ahandi ha. Reka ngusubize. Okay, go ahead. Sabe yinjiye muri iki kibazo harimo ibibazo hagati y'umuryango n'umurwayi wabo n'umuturanyi n'umuntu wari umufite. Yego. Umuryango ukavuga ati umurwayi wacu yari umukozi, ministeri yakoze ibyo yagombaga gukora, turi kumwe nawe, urimo kumva, ariko uyu muntu umuri hafi
ari umuturanyi we aramwizirikaho cyane akajya n'aho uruzi itangazamakuru ntabwo ari impuha mufitiye kurusha twebwe abavandimwe cyangwa n'umuryango we barashaka kumukoresha mu nyungu zabo bwite. Sabe yinjiye muri ibi bintu cyangwa yagiye gutanga ubufasha ibintu abizi neza cyane abisobanukiwe ko izo saga zarabaye. Uretse gato ya wumve kuva icyo gihe cyaba kugera amafaranga yakusanywa kuva uyu mugabo yagenda ntabwo umuryango we wari dakoro n'iki kintu cyari kirimo gukorwa. Uri kunyumva? Kuvuga ngo yego ndimo kukumva. Umuryango wo kavuga ati muri gushimuta umurwayi wacu cyangwa umuntu wacu kumukoresha mu nyungu zanyu bwite ntabwo ari urukora mufitiye kuturusha. Noneho buretse mbanze nkubaze mu ndwara Kanimba yararwaye ko yari umuntu mukuru kereka niba nawe kwifatira icyemezo bitarakundaga. Waramubonye? Naramubonye. Parkinson ni umuntu ashekinga ariko wenda mu mutwe hakora. Wabonye Kanimba? Waramubonye kiragiye? Naramubonye. Ntabwo ari kumbaza icyo kibazo. Tugaruke gato kuri iki kintu rero. Ntabwo ari kumbaza icyo kibazo. Noneho reka ngendere ko ni ukuvuga ngo hari umugabo wavuze bigitangira aravuga ati hari ukuntu umuntu aprofita eta umuntu arimo akaba yamukoresha mu nyungu ze bwite. Nguye ari hano bimubaza cyane yego arahari. Tubifate nkaho donc baramwabyuzinze rero. Wishinja abantu ibyaha abandi uburese gato. Ibyo ngibyo bamukoresheje mu nyungu zabo da. Reka gusubiza ra. Juliet umva tubyoroshye gatoya. Bamwita Clarisse. Clarisse ugiye hano wambaye amatarata w'imfura cyane mwiza cyane ari mu batanze amafaranga no mu diaspora ntabwo ari mu municipal ntabwo ari no mu roko. Dusubize. Godfather. Yes sir. Audio wakinnye bavuga ko yakize yasubiye mu kazi. Yego. Yabaye uploaded ku itariki 20 segatoye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11/2023. Ni video yabaye uploaded kuri iyo tariki. Video Kanimba avuga ko yakize azasubira mu kazi. Yabaye uploaded ku itariki 22 z'ukwa 11/2023. Uretse gato subiramo numve. Kanimba avuga ko yakize afite icyo kuzasubira mu kazi. Yego. Iyo video yabaye uploaded ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11/2023. Yego. Video ya Sabenapi bavuga ko ari mu kazi yatangiye akazi. Yabaye uploaded ku itariki 23 z'ukwa 11/2023. Iminsi ibiri kurikiranye. Yageze muramuke. Uravuze? Yageze mu kazi rya exactement. Dukomeze. Clarisse uri kumva? Oui, ndakumva. Godfather. Oui. Ndakumva ndumva divanze. So, rero kuvuga kuri ibi ngibi ntabwo twumvikane ahubwo Scovia adufashe adushirireho umucyo. Ngewe ndumva to be honest ubundi ukurikije ibintu bigenda biba bishobora gutuma ukeka ko n'ibindi bintu ari byo ariko ntabwo dushobora kugendera ku ku bintu bidafite fact nk'uko Mutamba yabivuze. Ariko bibaye byiza twabisobanukirwa kugira ngo scam ziri mu mihanda zigabanuke. No kuri batubwiza ukuri kandi byaba binababaje gufata umuntu w'umupapa nkuriya ukaba ari we witwaza kugira ngo
uharanira inyungu zawe bwite. So mwakoze kuzana ikiganiro and I hope ko tuza kumenya like biza kuba clear, biza gusobanuka. urakoze cyane. Twihuta ko twana Renzo kanyuma yego nimba mwamubonye ariko fata amasegonda make yaza ko Scovia yadufashije akabivuga akazana proof bikarangira byaba byiza kurushaho kugira ngo nyine nkuko Clarisse yarabivuze ako kavuyo gacike, ariko niba nta nazo byatuma nibura izina umuntu yubatse imyaka yose ridasenyuka just for this thing. Nimba bihari nibizanwe ahanwe cyangwa se tunamugaye niba hari n'icyo amategeko amubaza akimubaza, ariko nimba ntabyo kusenya izina birihuta. Uyu munsi none izina rya Sabe ryangiritse, wenda bari mukuri rero kugira ngo zongere isanwe byagorana. Byageze bazanye ibimenyetso, niba ari byaho yakoze akabikurikiranwa, nimba ntabyo nabwo akavanwa mu mihanda akagumana icyubahiro cyiwe.